make ushobora kuyibona ni amadolari ni amafaranga mu manyarwanda 350 bashobora kuguherezamo, kandi nabwo balance yawe ikaba itari munsi byibura y'amadolari 40 kuzamura kuri 50 kuzamuka kugera kuri 70. Naho rero account yawe ahantu ihagaze n'ubundi muri za zindi zo kuva kuri 300 kugera kuri 200, niho hantu igihagaze. Wenda ikintu gishobora kuguhereza andi manota niko ifite wenda subscribers 8,400, ariko urebye algorithm yayo uburyo igendamo, uburyo ikoramo, ahantu ihagaze muri account n'ahantu itandukaniye za account zigura amafaranga 200,250 naho bitaniye. Bivuga ngo aba subscribers bose ifite ntago bari active kuri iyo account. Bivuga rero ikintu usabwa ko iyo account yawe ukora uburyo bwose algorithm yayo na CEO yayo bikanguka, ukabona recommendation ihagije kugira ngo abantu babone ko account yawe iri active. Kandi bitari ibyo rwose ntacyo mwijeje pe. Ubwo wafata 500 ukayigurisha amadolari 800, nta nubwo urabikuzaho na rimwe. Ubwo urumva umuntu yakwizera gute iyo account yawe ku buryo avuga ngo account byibura iri ku madolari 6, 7, 8, 10 yaguhereza amadolari 800? Ntago bikunda pe. Account igura ayo mafaranga agera ku bihumbi ku madolari 800, uza amafaranga iba ishobora kuba yakwinjiza byibura mu kwezi. Ni menshi cyane bro, ni menshi cyane papa wanjye, ni menshi cyane pe. Buriya nimba hari n'ikintu utazi, wowe gera CEO yawe algorithm, ubone CEO, nurangiza ubone gushyira ku isoko account yawe byibura umaze kuyibikuzaho byibura wagakwiye kubashyira ku isoko amafaranga make yakaba ari nk'amadolari 150, 180. Aho ngaho byibura umuntu ashobora kuza ari gutira mu mafaranga 400,000 by'amanyarwanda, nabwo tutayabaze mu madolari iyo hose, 400,000 by'amanyarwanda. Kandi ubwo iyo account yawe byibura ikaba iriho byibura amafaranga make, akaba ari amadolari 150 cyangwa 100. Ubwo ngaho kubara muri 400, ubwo 400 kuzamura. Ubwo biterwa nuko nanone balance yawe imeze na CEO. Balance yawe hasi ntabwo urumva, ntabwo bibaho. Byibura account yawe kugira ngo ibashe kuba yahagarara mu madolari 800 yakagomba kuba ifite byibura amadolari 170, 200 byibura, ku buryo umuntu ashobora kuyigura byibura ashobora kuba yahita abikuza amafaranga ariho. Naho rero amafaranga adashobora kuba wabikuza, ntabwo iyo account yawe ishobora kujya kuri charginga. Kandi ikindi ntabwo ishobora kuri charginga iri ayo mafaranga iri kuba subscribers 8,000, kandi byibura mu kwezi ishobora kuba idashobora kwinjiza byibura n'amadolari 100 yonyine. Ntabwo byakunda pe.